Ntabwenge yanga kugirwa inama. Maze ndota byiringira areba inyuma, abona Ntabwenge basize abakurikiye. Abwira Mukristo ati, dore ukuriya musore asigaye kuri. Mukristo ati, ndamubonye, ntakunda kujyana natwe. Byiringira ati, ariko ngira ngo yagendana natwe akageza none biba byamugiriye akamaro. Mukristo ati, uvuze ukuri, ariko sinshidikanya yuko adatekereza ibindi. Byiringira ati, nanjye niko mbibonye, ariko tumurinde, baramurinda abageraho. Mukristo aramubwira ati, banguka tujyane, ni iki gitumye usigara inyuma cyane? Ntabwenge ati, ndashaka kugenda jyenyine, bindutira kujyana n'abandi keretse mbakunze cyane. Mukristo yongorera Byiringira ati, sinakubwiye yuko adashaka kujyana natwe, ariko ubwo ahantu hatari abantu, reka tuganire nawe igihe kidapfa ubusa. Maze abaza Ntabwenge ati, uri amahoro? Umutima wawe umeze ute ku Mana kuri ubu? Ntabwenge ati, niringiye yuko meze neza, kuko mpora ntekereza ibyiza bikampumuriza ngenda. Mukristo ati, ni ibiki? Bitubwire. Ntabwenge ati, nibwira iby'Imana n'iby'ijuru. Mukristo ati, n'abadayimoni n'abazimu barimbutse nabo nibyo bibwira. Ntabwenge ati, ariko jyeweho ndabyibwira nkabyifuza. Mukristo ati, iby'ijuru byifuzwa na benshi batazagerayo. Byanditswe ngo umutima w'umunyabute urifuza ntugire icyo ubona. Ntabwenge ati, ariko jyeweho uko mbyibwira kwandikesheje byose kugira ngo mbibone. Mukristo ati, sinemeye yuko waretse byose, kuko kureka byose ari ikintu gikomeye cyane kuruta uko benshi bibwira. Ariko ni iki kitubwira ko waretse byose kubw'Imana n'iby'ijuru? Ntabwenge ati, umutima wanjye niwo wabimbwiye. Mukristo ati, wa munyabwenge yaravuze ati, uwiringiye umutima we ni umupfu. Ntabwenge ati, ibyo bivugwa ko ufite umutima udatunganye, ariko uwanjye umeze neza. Mukristo ati, ufite mpamvu ki zikwemeza ibyo? Ntabwenge ati, nuko umutima wanjye uhora umuhumuriza, untera ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru. Mukristo ati, ahari igituma uguhumuriza utyo bwaba ari uburiganya bwawo, kuko ushobora kuguhumuriza ukakwiringiza ibyo udafitiye impamvu zo kwiringira. Ntabwenge ati, ariko jyeweho umutima wanjye uhuye n'ingeso zanjye, noneho ibyiringiro byanjye byishingikirije ku by'ukuri. Mukristo ati, ninde wakubwiye yuko umutima wawe uhuye n'ingeso zawe? Ntabwenge ati, umutima wanjye niwo ubimbwira. Mukristo ati, umugani ntuvuga ngo baza inshuti yanjye yuko ndi umujura? Umva ko umutima wawe ubikubwira. Ijambo ry'Imana niridahamya ibyo, guhamya kw'ibindi ntacyo kumaze. Ntabwenge ati, ariko se umutima wibwira ibyiza si umutima utunganye, kandi ingeso zihuje n'amategeko y'Imana si nziza se? Mukristo ati, ye, umutima wibwira ibyiza ni umutima utunganye koko, kandi ingeso zihuje n'amategeko y'Imana ni nziza, ariko kubigira no kubivugaho si bimwe. Ntabwenge ati, ndakwinginze mbwira, ibyo wita kwibwira ibyiza n'ingeso zihuje n'amategeko y'Imana ni ibiki? Mukristo ati, hariho kwibwira ibyiza ku buryo bwinshi. Ibyiza twibwira biduherereyeho ni ibyiza twibwira ku Mana, n'ibyo twibwira kuri Kristo, n'ibyo twibwira ku bindi byose. Ntabwenge ati, ibyiza dukwiriye kwibwira biduherereyeho ni ibiki? Mukristo ati, ni ibihura n'ibyanditswe mu ijambo ry'Imana. Ntabwenge ati, ibyo twibwira biduherereyeho bihura ryari n'ibyanditswe mu ijambo ry'Imana? Mukristo ati, bihura iyo twicira urubanza rumwe n'urw'ijambo ry'Imana riducira. Reka mbisobanure. Ijambo ry'Imana rivuga ku bantu bagikurikiza kamere yabo ya kavukire, ngo ntawukiranuka, ntawukora ibyiza, kandi ngo iby'umutima w'umuntu wibwira byose ni bibi gusa iteka ryose, kandi ngo gutekereza kw'imitima y'abantu ni kubi uhereye mu bwana bwabo. Nuko rero niba natwe duhamya ibyo ngibyo biduherereye ko ari iby'ukuri koko, niko kwibwira ibitunganye, kuko bihuye n'ibyo mu ijambo ry'Imana. Ntabwenge ati, sinemera na gato ko umutima wanjye ari mubi bikabije nk'uko uvuze. Mukristo ati, nuko rero ubwo bimeze bityo, ntiwigeze kwibwira icyiza na kimwe kiguherereyeho. Ariko reka nkomeze nkubwire, nk'uko ijambo ry'Imana ricira imitima yacu urubanza,
niko rirucira n'ingeso zacu. Ibyo twibwira mu mitima yacu no ku ngeso zacu, ibyo bihuje n'urubanza ijambo ry'Imana ribicira byombi. Nuko ibyo twibwira kuri byombi biba ari by'ukuri. Ntabwenge ati nsobanurira ibyo. Mukristo ati ijambo ry'Imana rivuga ingeso z'umuntu n'inzira ze zose yuko zigoramye zitaboneye, kandi yuko nta n'umwe uri mu nzira nziza, ndetse ko nta n'uyizi ku bwa kamere. Iyo umuntu yitegereje iby'inzira ze n'ingeso ze yicishije bugufi, akemera yuko ariko biri koko nk'uko Imana ibivuga, aba abitekereje mu buryo bw'ukuri, kuko ibyo yibwira bihuye n'ibyaciwe n'urubanza rw'ijambo ry'Imana. Ntabwenge ati ibyiza twibwira ku Mana ni ibiki? Mukristo ati nk'uko navuze kuri twe ubwacu niko biri no ku Mana. Ibyo twibwira ku Mana biba ari iby'ukuri iyo bihuje n'iby'ijambo ryayo riyivugaho, tukibwira uko iri n'uko imeze nk'uko ijambo ryayo ritwigisha. Sinarondora iby'imimerere yose y'Imana nonaha, keretse kuvuga uko itumerera twebwe abantu. Tuba tugize ibitekerezo bitunganye biherereye ku Mana iyo twemeye ko ituzi birusha uko twiyizi, ikabasha kuturebamo ibyaha tutiyiziho, kandi izi ibyo twibwira bihishwe rwose, kandi ko imitima yacu yigaragarira iteka ryose n'ibiri mu bwigobeko bwayo, kandi yuko ibyo dukiranuka byose biyinukira nabi, bigatuma idashaka ko tuyihagarara imbere twiyiringiye ibyo twakoze ubwacu, naho byaba ari byiza cyane. Ntabwenge ati mbese ugira ngo ndi umunyabwenge buke wibwira yuko Imana itandusha kumenya ibihishwe, cyangwa yuko najya aho iri niringira ibyiza nakoze? Mukristo ati ibyo gukizwa ubitekereza ute? Ntabwenge ati kubivuga mu magambo make, ntekereza yuko nkwiriye kwizera Kristo ngo ansindishirize. Mukristo ati ugize ngo iki? Wakizera Kristo ute utazi ko umukeneye? Ntiwemera yuko ufite ibyaha ari ibya kavukire cyangwa ibyo wakoze ubwawe, ahubwo uko wiyogeza ukogeza n'ibyo ukora byerekana yuko uri umuntu utigeze kumenya ko ukenye gukiranuka kwa Kristo ko kugutsindishiriza imbere y'Imana. None se uko kwizera Kristo kwawe ni ukuhe? Ntabwenge ati mwizera neza nubwo ushaka kubihakana. Mukristo ati umwizera buryo ki? Ntabwenge ati nizera yuko Kristo yapfiriye abanyabyaha, kandi yuko jyewe nzatsindishirizwa imbere y'Imana ngakurwaho umuvumo w'ibyaha, kuko Kristo azaba angiriye ubuntu, akemera uko numviye amategeko y'Imana. Cyangwa se kubivuga ukundi, ingeso zanjye zo kuba afite Imana, Kristo azazigerekaho ibyiza bye no gukiranuka kwe, nicyo kizatuma Imana izemera nanjye ikansindishiriza. Mukristo ati watuye kwizera kwawe, reka ngusubize. Kwizera kwawe ni uguhimbano, kuko kutavugwa mu ijambo ry'Imana. Kwizera kwawe ni ukw'ibinyoma, kuko mu cyimbo cyo gukiranuka kwa Kristo ushyizemo gukiranuka kwawe, ngaba ariko kugutsindishiriza. Wibwira yuko Kristo azabanza gutsindishiriza ibyo ukora, nyuma abone kugutsindishiriza ubwawe, ariko rero urayobye, siko bigenda. Noneho ibyo wizera biragushuka, ntibizagukingira na gato umujinya w'Imana ishobora byose ku munsi uzahagarara imbere yayo. Kwizera k'umuntu gutuma atsindishirizwa koko kumwemeza yuko ari uwo kurimbuka, kuko yishe amategeko y'Imana, bigatuma ahungira kuri Kristo ngo amwambike gukiranuka kwe. Kandi uko gukiranuka kwa Kristo, umurimo wako si ukweza ibyo wowe wakoze ngo Imana ibyemere igutsindishirize, ahubwo ni ugutura Imana ibyo Kristo yakoze, nuko we yumviye amategeko y'Imana ntayicemo na rimwe, ikemera ibyo yakoze n'ibyo yababajwe mu cyimbo cy'ibyo tutakoze no kutumvira kwacu. Uwizeye Kristo atyo azahinguka imbere y'Imana yambaye umwenda wera wo gukiranuka kwa Kristo utariho ikizinga na kimwe.
uwo nguwo Imana izamwemera koko imutsindishirize ye gucirwaho iteka na gato. Ntabwenge ati utiki urashaka ko twiringira ibyo Kristo yakoze ubwe udashyizeho ibyo natwe dukora? Kwemera ibyo kwatuma dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza tutirinze tugakora ibyo dushaka byose. Nta cyatuma dutunganya ingeso zacu tukirinda ibyaha niba ari ukuri yuko tubasha gukora ibi byose dushaka hanyuma tugapfa kwizera Kristo ngo tubarweho gukiranuka kwe tugatsindishirizwa. Mukristo ati witwa Ntabwenge kandi izina ni ryo muntu. Ibyo unshubije byerekana ko uri we koko. Nta bwenge ufite bwo kumenya gukiranuka Imana yemera ngo itsindishirize umuntu uko gusa nuko kungana. Nta bwenge ufite bwo kumenya yuko ubwawe udafite uko gukiranuka gushakwa n'Imana kandi yuko nutakubona utazakira umujinya w'inkazi w'Imana yera. Kandi rero nta bwenge ufite bwo kumenya yuko umuntu wizeye Kristo muri ubwo buryo agakizwa koko akambara umwambaro wera wo gukiranuka kwe, uwo nguwo aba ahindutse icyaremwe gishya. Ibyo yizera bigomba kunesha umutima we bikawugomorera Imana yiyerekaniye muri Kristo, bigatuma akunda izina ryayo n'ijambo ryayo n'inzira yayo n'abantu bayo. Icyakora ibyo byose ntaho bihuriye n'ibyo wowe wemejwe n'ubwo buswa bwawe. Byiringira ati mubaze yuko yigeze guhishurirwa Kristo ari mu ijuru. Ntabwenge ati ngabo niko mumera, muhora muvuga ko muhishurirwa. Nibwira yuko ibyo mwebwe n'abandi nkamwe muvuga kuri ibyo bikomoka ku busazi gusa. Byiringira ati yo, aho nuzi yuko ubwenge bwa kavukire budashobora kumenya Kristo kuko Imana yamubahishe. Nta wamumenya ngo akizwe nawe keretse Imana Data wa twese imumuhishuriye. Ntabwenge ati ibyo nibyo mwemezwa n'idini yanyu, iyanjye iri ukundi, ariko iyanjye ntirutwa n'iyanyu nubwo ntibwira byinshi bimeze nk'inzozi nkamwe. Mukristo ati reka mvuge irindi jambo, ayo magambo ni ayo kwitonderwa cyane we kuyasuzugura. Sintinya kuvuga nk'uko inshuti yanjye yavuze yuko ari nta muntu ubasha kumenya Yesu Kristo atamuhishuriwe na Data wa twese, kandi kwizera Kristo bituma umuntu amugeraho akamukomeza, nako nta kindi cyamumuhesha kitari ubuntu n'imbaraga by'Imana ishobora byose. Kandi nta bwenge, ndakubabariye kuko utazi iby'uko kwizera gukora. Noneho kanguka umenye yuko uri umutindi wo kubabarirwa, uhungire ku Mwami Yesu. Nugira utyo uzakizwa urubanza rw'ibyaha byawe ubiheshejwe no gukiranuka kwa Kristo, niko gukiranuka kw'Imana kuko Yesu ari Imana rwose. Ntabwenge ati murihuta cyane simbasha kugendana namwe, nimujye imbere ndasigara inyuma. Maze mu Kristo na Byiringiro bararirimba bati mbese ntabwenge koko uracyakunze ubupfu bwawe no gusuzugura inama nziza tujya tukugira? Nuhora uzanga uzaba urimbutse. Niki gituma witeza amakuba? Ntutinde wibuke amagambo yacu, kandi witinya kwicisha bugufi. Mbese uzageza he kunangirwa? Mbega ibyo byiza byawe ujya wirata, n'umwenda ucitse wuzuye ibizinga. Emera ibyaha n'ubukene byawe, sanga umukiza wagupfiriye. Maze mu Kristo abwira mugenzi we ati Byiringiro dutambuke, mbonye yuko dukwiriye kongera kugenda twenyine.